Yes, ndabashimira mwese mukomeze kugenda mudukurikira kuri Rumuri TV, yamwe mwakoze subscribe namwe mutarayikora. Ndagira ngo nizere kumeze neza aho muri hose agiye atandukanye iyo hino mudukurikira muherereye. Nkuko mubyumva rero nge nitwa JBYB, iyi ni Rumuri TV, nawe utarakanda subscribe kanda subscribe kugira ngo tujye tubana amakuru hirya no hino tugenda tukugeza agiye atandukanye. So mutero JBYB uyu munsi uje kutubwira iki? Uyu munsi bazaniye amakuru agiye atandukanye. Ngira ngo nibwo mumaze iminsi mubona hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga uwitwa Negigi the General ari muri beef n'umuraperi Riderman. Ukibaza muti byatangiye ryari, ese biterwa n'iki? Ndaje kugira ngo nkushyirireho clarification cyangwa se nkubwire ibigezweho kwino beef y'abantu bagabo bombi. Icyo usabwa ni ukugomeza ukaguma hanga kuri Rumuri TV, hanyuma ukumva byinshi bigiye bitandukanye tugenda tukugezaho umunsi kundi. Ngira ngo uyu munsi tariki ya 20 nibwo witwa Negigi the General yashyize akadomo ku makimbirane yiwe ndetse n'umuraperi Riderman. Bari bamaze imyaka igera kuri 18 barimo cyangwa se barisanzemo. Ubwo ibingibi babyita beef mu njyana hip hop ku bantu mutabizi. Ngira ngo Negigi the General ubwe yemeje ko yashyize akadomo ku makimbirane yaramazemo imyaka 18 n'umuraperi Riderman. Ngira ngo bagiye bahurira mu tsinda rya UTP Soldiers, bagiye bakorana indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye nk'itsinda. Ngira ngo ibi Negigi the General yabigarutseho muri ku bantu mukunda kureba ibiganiro by'abantu muri social media, by'umwihariko muri showbiz. Ngira ngo murabizi ko n'umuraperi Negigi the General afite YouTube channel yiwe. Ubwo rero mu kiganiro yakoreyeho niho yabigaragaje, aho uyu muraperi yavuze ko mu gihe yizihizaga imyaka 20 ishize UTP Soldiers ishinzwe, yahisemo gushyira amatiku hasi. Ubwo urumva ko yabyise amatiku. Beef ya Riderman na Negigi ayifata nk'amatiku nyine, why not? So we yavuze yuko nyine yahisemo gushyira amatiku hasi yarari hagati yiwe n'umuraperi Riderman. Ngira ngo Negigi wenda tudatinze mu magambo yiwe yagize ati, mu gihe UTP Soldiers yizizaga imyaka 20, amatiku yange na Riderman arizihiza imyaka 18. Ngira ngo ubwo ni igihe yaramaze atangiye, ariko twahisemo kuyashyingura burundu. Twasezeranye ko ntawe uzongera kuvugana n'undi nabi cyangwa se kuvugisha undi nabi. Ubwo bivuze ngo iyi beef ya Riderman ndetse na Negigi the General bumvikanye bo nk'abaraperi ko batongera kuyigarukamo cyangwa se batazongera kuyigarukamo, ahubwo ikiza ari uko basenyera umugozi umwe nk'abaraperi bagakorana, ariko ngira ngo wenda ku abantu just basobanura beef nk'ikintu kibi, kandi beef ngira ngo ni imwe muri culture zigize hip hop. Beef ni umuco wa hip hop, ni imwe mu bintu ni kimwe mu bintu bituma hip hop iryoha cyane. Ngira ngo wenda abantu mukunda hip hop murabizi cyane. So ubwo rero uyu muraperi Negigi the General ubwe aravuga ati, beef yanjye n'umuntu bita Riderman ihangirira hangaha. Ngira ngo ari beef twagiye tugira nyinshi mu Rwanda, ariko by the way wenda si iyi ngiyi yamenyekanye cyane. Nshaka nirebere kuri beef ziheruka nko muri hip hop, kuri beef heruka guhuza abajene banjye babiri. Ngira ngo n'uwitwa Prozed n'uwitwa Prozed, ubwo ni Prozed w'Inyamurambo nka producer, n'uwo bita OG Tuton. Ngira ngo OG Tuton yabaga ari kumwe n'abitwa Baririmba na genge yabo yindi nyine barimo baradishinga witwa Prozed. Hanyuma na Prozed nawe akagenda bakora indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye agamije kubasubiza. So sizo ngizo gusa nyine mwagiye mwumva na beef ya Zotrap n'umuntu bita Ish Kevin ndetse na Holix, mwagiye mwumva beef ya Bulldog ndetse na Pif nabo bakanyujijeho. Mwagiye mwumva beef y'abantu yabo bitaga ngo ni babitaga abajene bakoranye beef na Riderman. Ngira ngo zamani babitaga gutera anyways, ninza kubibuka ndaza kubabwira n'ubundi ntacyo bitwaye, kuko n'ubundi turi hano kugira ngo tuganire. Ngira ngo yana beef igeze no kuvugwa hagati ya Diplomate ndetse n'umuraperi Fireman. Just beef ni umuco wa hip hop. Ku bantu bakunda hip hop murabizi ko ari injyana y'umujinya. Abantu bakunda hip hop barabizi rero. Ngira ngo Riderman mu minsi yashize nibwo yakoze indirimbo
yibasira uwitwa Negiji, arimo aravuga ko ari umwana ngo wataye uburere n'iki bwo byose. Byashingiraga ku kuba Negiji rimwe na rimwe yajyaga no muri gereza, ugasanga one day yarafunzwe, another time nyine bigenza ukundi kutari kwiza. Riderman nawe ugasanga angira ngo ari indirimbo Riderman afite bita amateka niyo abivugamo, arimo aravuga ngo ni umuraperi utarakozwa iminyururu nyine cyangwa se utari wafungwa. So rero hari igihe yabyuririraga rimwe na rimwe beef y'abantu bajene, ugasanga yapopinze cyane, yazamutse, you know. Gusa ngira ngo wenda icyo Negiji yagaragaje nuko atongera kudisingana na Riderman cyangwa se kwisanga muri beef na Riderman, ariko nkuko twabibonye hano ruguru aya ngaya ari amagambo y'ubwabo bumvikanye. Ngira ngo iyi beef y'abantu bajene yaranzwe no guterana amagambo bikomeye cyane, yaba mu bihangano byabo ndetse no ku mbuga nkoranyambaga, aho wasanga umwe wenda ariko kujya kuri YouTube channel cyangwa se ku zindi social media akabaga mugenzi we ku mugani w'imvugo z'ubu ngubu. Ngira ngo uwitwa Riderman agenje na kenshi nawe prononce akavuga yuko ibintu bimubangamiye, natifuza ko iwana byakongera no nyine akifuza ko byahagarara. Gusa Negiji we nyine rimwe na rimwe ukabona arongera arabizamuye, arongera arabigaruye. So ngira ngo ibyo nyine nibyo byatumaga, nibyo byagendaga bituma iwana aba bajene iyi beef yabo isa naho nyine irangira cyangwa se icika intege mu kuntu nyine, bitewe nuko batari bakiri muri beef cyane. So ngira ngo ubwo ningere ko nzongera kumva ibintu by'amabifu mwabana bajene. So ubwo rero mwese mudukurikirana ndabashimiye, ubwo abantu mukunda aba bajene kabisa mugende mubumve na JBYB ni Rumuri TV, turi kumwe kabisa.